nkabona abantu bagira iki nkabona abantu bafite ibintu by'urugambo agira umuntu nge nta munwa ngira amani nge se ndinguruye mani ngure kari gere iki kagira ikintu uri kumva nge ntabwo ngira amagambo mwana nta n'umunwa ngira mwana uzanaba amenshi se amaki ikibazo cya kirosere uramubwira akabari uraka nanjye umbwira ko uyu mutipe nanjye yaramani nge nta munwa ufite akawa umunwa se ndinguruye mani nge ntabwo ndinguruye kumva uri kuvugisha izuba tipe wajya ngo wabanyweye dundu reba ngo uyu mutipe wajya ngo yanyweye dundu bwaho uyu nawe wajya ngo yanyweye ibitabi dore nawe wajya ngo sinzi uburyo wabaye sinzi kabisa sinzi uburyo bite byawe urebwe bite byawe ibintu banywanye ntawe ubyi ntabyo mani icyo dushaka ahantu nuko niba dufashe umwanzuro ahangaha umwanzuro dufashe tuwukomeze umwanzuro w'ibiti tuzana ibintu by'amabanga je ntabwo ndikure my friend inkure ni ikibazo cyawe ntabwo ujya wenyine ejo bundi byaratangiye ibintu by'amakipe n'ibikini turi mu bintu byazamura mu bintu byo gufasha abantu ariko ubundi mani njeba mbona mufite ibigambo wajya ngo njeba mbona muri wajya ngo murabare kabisa njye mbona nkabona wajya murabare wababare yo njye mfana rero n'ubundi bisa wari wafete ntabwo ari wafete mwana ubundi niyo mpamvu wajya ngo murangwe ubundi ibintu bizana uri kumva umuyobozi ubundi mujya mundeba mani njye mujya mundeba mani ubundi ndawishyira hejuru gutyo ubundi aperi mu rushyikire abantu bigo abareye mu cyiciro kimwe umubiri cyo cyane ejo bundi ntabwo muzaza mu usoka ngo n'inyundo njyewe ndetse mwakira cyane yiborere mani uyu muntu nta muntu wangira nkigendera